Ahangaha ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengera bwaryo. Haravugwa inkuru yaje kubabaza abantu benshi cyane ko bamwe mu baturage bagiye batanga amakuru bagiye bavuga ko urupfu rw'uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 22 rwashenguye imitima ya benshi. Uri kwibaza uti uyu musore yapfiriye he, yishwe n'iki? Wowe bana nanjye turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza iyi nkuru yumvikanye ahangaha mu ntara y'Iburengera bwaryo mu karere ka Rusizi. Nta kindi rero bigusaba usibye gukomeza ukantega amatwi muri iyi minota mike tugiye kumarana, nanjye ndaza kuba byose nabikugejejeho. Reka nkwibutse ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu ikiri ya yindi ni Subiza TV. Nizera ko na wa wundi ukigera ahangaha aribwo bwa mbere nawe yarangije gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone kugira ngo tujye turushaho kwibanira muri aya makuru. Ni nayo nkunga ya mbere ubu duhaye, kandi kubana natwe n'umugisha ukomeye, kubana natwe nta gihombo kirimo. Reka nizere ko n'ibitekerezo byanyu mugiye kugenda mubima, kuko nababwiye ko ibitekerezo byanyu ari byo biduha imbaraga zo kugenda dushaka aya makuru hirya no hino aba yagiye agaragara, cyane ko mba nifuza ko mwamenya uko ibice bigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko intara zigera kuri enye hose mba ngomba kugenda nkatayo mbabwira uko bimeze. Bityo rero umusanzu wanyu nababwiye ko ari gukanda subscribe kuri bawandi batari bayikanda, ndetse no kugenda munaduha ibitekerezo byanyu. Ibitekerezo kuri mwebwe mwarangije gukora subscribe biremewe, ndetse namwe bashyashya biremewe, nta kibazo kandi nta n'igihombo byabateza. Reka duhite dutangira iyi nkuru, kuko aba ari ugucunguza uburyo umwete, kandi nababwiye ko tugomba kujya dukoresha igihe neza, kuko igihe kirahenda, kuko iyo igihe cyatakaye ntabwo kibasha kugaruka. Bityo rero ahangaha mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengera bwaryo, bamwe mu baturage bo muri aka kagari ka Karongi muri uyu murenge wa Nyakarenzo, aho bamwe bagiye bavuga ko batunguwe no kubona mu mazi y'isumo uyu murambo w'uyu musore w'imyaka 22 y'amavuko. Nakubajije nti uri kwibaza uti ibi ngibi kubera iki byabaye kuri uyu musore? Yiyambuye ubuzima se? N'uwamugiriye nabi? Gusa nta mpungenge, nta n'impamvu kugira ngo wicwe n'amatsiko, kandi naje kuri izi mikoro aba ari ukugira ngo byose ngende mbikubwira, cyane ko iyo mvuze gutya aba ari ukugira ngo ndebe ko hari abatuye muri aka gace ibi ngibi byaberemo, by'umwihariko muri murenge wa Nyakarenzo. Ubwo mbangira ngo nabo baze batubwira uko byagenze, ndebe ko byibuze namwe muba muri yo kandi munanteze amatwi. Gusa kandi nk'uko twagiye tubibona, cyangwa se nk'uko byagiye binatangazwa na bamwe mu baturage basanzwe bazi uyu musore w'imyaka 22 y'amavuko, aho bagiye batubwira ko uyu yari amaze iminsi aburiwe irengerwa no kuva ku cyumweru, ngo kuko ku cyumweru yavuye mu rugo agiye gusenga nk'ibisanzwe. Uyu nguyu rero anafite umugore, by the way, ubwo birumvikana umugore we arapfakaye. Reka rero nkomeze kugendana namwihanganisha. Ubwo urumva umuntu w'imyaka 22 n'umugore we byanze bikunze yari akiri mutoya, ubwo navuga ko umugore we apfakaye kare, Imana kandi mushoboze izanamushumbusha. Birumvikana ubwo ushobora no gusanga bari bafitanye n'abana, kuko ayo ni amakuru nkiri kugenda nkusanya kugira ngo menye n'uburyo bari babanye ndetse n'uburyo bari babayeho. Ariko kandi hari andi makuru twagiye tubona ko uyu musore ngo ashobora kuba yarwaraga ya ndwara ifata umuntu akitura hasi, ubwo ni yindi bita igicuri. Bamwe akaba ariyo mpamvu batangiye gukeka ko aricyo gishobora kuba cyamufatiye ahangaha akitura muri aya mazi y'isumo. Gusa nk'uko nagiye mbikubwira, bamwe bagenda bavuga bati uyu twamubuze kuva ku cyumweru, aho yasohotse mu rugo bazi ko agiye gusenga ku rusengero. Gusa ngahangaha ibi ngibi byabereye muri iri shyamba, bamwe bakunda kuvuga ko ngo banahasengera, ariko leta yo nk'ubuyobozi by'umwihariko bw'uyu murenge wa Nyakarenzo hano muri Rusizi bakomeje bavuga ko aha hari harafunzwe, kubera ko mu butayu bugiye butandukanye, ngira ngo ahantu henshi hari haragiye hafungwa. Bamwe b'abanyamasengesho twari tuzi basengeraga mu butayu bugiye butandukanye, za Kanyarira, za Kizabonwa n'ahandi henshi, ngira
ngo ntago naharondora ngo mpavuge, ubwo no kuri uyu musozi naho baba barahasengeraga cyane ko hari n'abo twabonaga basengeraga mu mazi, kubera ko ngo uyu nguyu rero bamwe mu bari bamuzi bari bazi ko akunda gusenga, ngo ni nayo mpamvu bamaze iminsi ingahe baramubuze kandi bari bazi ko ku cyumweru ngo yari yagiye gusenga ku rusengero, ngo ariko ntago bigeze bamubona, ari nabyo batangiye kugenda bavugana bavuga bati uyu muntu ashobora kuba yagiye muri bwa butayu ahari, wenda reka naho tujye gushakishirizayo turebe. Ni nayo mpamvu aba ngaba rero bahise begera bamwe mu bakunda gusengana n'uyu nguyu, baravuga bati ku cyumweru twari turi kumwe ariko ntago nzi excuse me, ngo ati ntago nzi uko byaba byaragenze, gusa wenda mwajya kurebera kuri ubwo butayu naho mukareba, kubera ko ntago twigeze tuvugana nawe. Ni nayo mpamvu rero bariya bahise berekezayo barashakisha muri iryo shyamba ryose, ngo ni nabwo baje gutungurwa no kuba bamusanga cyangwa se babona uyu murambo w'uyu musore w'imyaka 22 y'amavuko ari ahangaha mu mazi. Gusa abangaba basanzwe bamuzi bavuga ko ashobora kuba yarapfiriyemo yagiye kuhasengera. Ubwo reka tugomeze tumusabire Imana mwakire mu bayo nyine gupfa uri gusenga, ubwo ubupfiriye excuse, ubwo ubupfiriye muri Nyagasani nyine Imana ntago yabura kukwakira yabonye umutima wazanye imbere yacu. Abantu benshi bati uyu nguyu nubwo yapfuye yishwe na ya ndwara ijya imufata. Ubwo natangiye inkuru nkubwira ko bamwe bagiye batanga amakuru bavuga bati nubwo yapfuye, urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'izindi nzego z'umutekano zahise zigera ahangaha, aho uyu nguyu rero bashatse ko bamukura muri aya mazi, bakabanza kujya kumupima kugira ngo babashe kumenya neza icyamwishe, ariko benshi bari guhuriza kuba ashobora kuba yafashwe n'iriya ndwara y'igicuri, ikaba ariyo yamuganjeje akaba yakwitura ahangaha, wenda ubwo yari ari gusengera hafi neza yari amazi y'Isumo. Ubwo reka nisere ko byibuze n'abandi mwese mukijya gushaka Imana hirya no hino, nibyo gushaka Imana biravuna, ariko kandi dukwiye no kubaha abatuyobora nk'uko ijambo ry'Imana ribidutegeka. Ubwo niba haba harafunzwe, ibyo ngibyo mugomba kubimenya ko hafunzwe, kuko leta ibibona ko hagomba gushyira ubuzima bwabo mu kaga, akaba ari nayo mpamvu ihita ifata icyemezo cyo kugenda ifunga aho hose. Kuko iyo uyu muntu yari ari kumwe n'undi cyangwa se wenda n'abandi bagenzi be, urumva ntago yari gufatwa n'iyo ndwara niba ari nayo yamufashe koko ngabe yagera ubwo agwa muri ayo mazi, kuko wenda bari guhita bamufata kubera ko bo bari basanzwe bazi ikibazo agira. Ubwo ngayo nguko rero ibi ni byagaragaye mu karere ka Rusizi. Bamwe bakaba bakomezaga bavuga ko bababajwe cyane n'urupfu rwe, ariko nanjye reka nkomeze mbihanganisha kandi mukomeze mube hafi y'uriya muryango, kuko ibi birababaje kandi ntibiba byoroshye. Nyakwigendera we Imana imutuza heza, kandi abasigaye nabo Imana ibahe gukomera. Nanjye nkavuga ni mwakoze kuntega amatwi, by'umwihariko mwe tuba twatangiranye iyi nkuru tukaba tugeranye ku musozo wayo. Muraba agaciro kuri njyewe kandi muri abantu b'ingenzi, mpora mbifuriza ibyiza iminsi yose, nayo mpamvu ntazigera mbatenguha mu makuru mbagezaho, mba ngomba kubashakira amakuru nk'aya ngaya kandi aba yizewe. Dusubire mu kanya kari imbere, channel ni yindi ni Subiza TV. Ntugende udasize ibitekerezo byawe muri comment, ndetse na wa wundi wanteze amatwi akaba atarakora subscribe nagende adakanze kuri iryo jambo, ari nako akanakurikira akantu k'inzogera. Ndabakunda cyane, ciao ciao.